Ngomeje kubaha ikaze shiti bavandimwe mukomeje gukora ibiganiro byacu nk'ahani kuri Rwanda Post News. Akaba ari cyo nibagezaho amakuru yizewe kandi amakuru ameze neza. Uko mubibona aha ngaha naje ku kibuga cya stade cyasi ku Muganda, aho benshi bazi gushakira amakategori. Imbere yanjye rero bafite umujene baratangira twibwira. Israeli dore bumaze kwira izi saha urakiga. Waje gushaka perimi cyane rwose ufite examen tariki zingahe? Ejo kuwa kane. Kuwa kane uriteguye neza ko uzaba uri tayari kuzayikuramo? Abarimu bahano badufasha neza, ndabona nta kindi pe. Amakuru tuba dufite nuko kubona kategori ya moto ari ibintu biba bitoroshye. Nibwo bwa mbere wabugiye mu kizami? Ni nk'inshuro ya gatatu. Inshuro ya gatatu? Ndakeka Imana nibikora neza nzayikora. Umaze inshuro eshatu ushya amafaranga agenda? Agenda menshi cyane. Ku nshuro ya mbere watwitse niki? Usanga amakosa rero badutwikira atanabakora. Tekirenge nabi. Barenganyiriza wenda niko baba babibona. Yego. Wenda mu buzima busanzwe tuzo turazizi n'umuhanda turazitwara. Ariko ugasanga ari tujana mu kizami. Dutwika. Nyine gusa badutwikira n'ijya kuzisanga tutazi. Ariko nyine nzi tuzakomeza dukore paka kuri izo filime tuzazi. Ku nshuro ya mbere wahiye gute? Icyo nakubazaga. Ku nshuro ya mbere nahiye polisi avuye kutwikirenge nabi. Narabyakiye nyine ndataha. Inshuro ya kabiri? Inshuro ya kabiri ho ibyo byo byari kosa cyane, ari byo nshaka kuzakosora. Byari irihe kosa? Nakuyemo futesi bibagirirwa niba. Okay. Biba bisaba gukoramo futesi zombi zose? Bisaba ngo usigaze ebyiri ukuremo imwe n'umugeraho niyo isigaye uyikure kuko umanika amaboko akubwire kujya mu ku nshuro ya gatatu watwitswe n'iki? Inshuro ya gatatu n'ubundi nta nikosa rya mbere ryadwitse ikirenge. Ariko inshuro ya kabiri gukosora neza cyane. Ese ni ikihe kintu wabwira abajene bajya baza gushaka perime rimwe kabiri bagahita bashyira bakumva ko batazagaruka? Nabashishikariza nuko amafaranga yo gushora muri ibi bintu ntabwo ajyamo. Kandi icyo nabashishikariza nuko Imana nyine izajya ibibakora naho n'amafaranga bagarukire bakomeze kuko natwe kugira tuzatere imbere kugira ngo dutere imbere mbese natwe hano tuzabona iyo kabiri. Kandi nuzi ugakora rimwe cyangwa kabiri ugashya ukabireka amafaranga wakoresheje ako kandi yakagombye kuba yaragize ikintu cyiza. Buri nama nabagira kudacika. Umuntu arakora kabiri gatatu kane gatanu akayibona. Nababwira rero kudacika ibigete kuko filime zo ziraboneka. Okay, mu muhanda abamotari bari kurira ngo kontrivasiyo amakamera ibiki byinshi. Ese wowe nk'umunyeshuri ugushaka perime dore no kubyumva ntabwo bijya biguca intege ubyakira gute? Impamvu utaca intege zabyemera kuko ntabwo ujya byemera. Narababonye ejo bundi bari gutaka narababonye pe. Ariko igihe cyo nshaka nanjye nzabyemera gusa umuhanda nzaba nawugeze kuko sinabyemera utarawugeramo. Njye nzabyemera nimugiramo kandi nzitwararika kuko ntabwo bapfukamishamo amakosa. Okay, reka twifuriza amahirwe masare kuwa kane. Babwiye inshuti bavandimwe mwadukurikira kuri Rwanda Post News, no tubagezaho amakuru nk'uko mubibona. Aha ngaha nkabamerereye kuri cy'umupira cyase kuri stade Umuganda. Murabona ko isaha bwije ariko hakurya haruguru murabona ko barakiga perime byo baba bashaka ari benshi. Naho nyuma yanjye naho murabona ko abantu rwose baba bahari. So ndakomeza nkaniriza abantu bagiye batandukanye. Muze tuganire amasomo. Murabona ko kabisa abarimu hangaha babazi ibintu barimo bigisha abanyeshuri. Babazi gakora ngo ikibazo abanyeshuri ngo bajya bashanga bashize ikirenge hasi. Mwari mu bimeze bite? Umeze neza? Umeze neza turashima Imana kabisa. Ariko ngo hano perime ngo zabaye yanga kuboneka. Hano perime ziraboneka bitewe n'uko
bitewe n'uko abanyeshuri bize. Amaze kwakira umunyeshuri ambwiye ko yatsinzwe inshuro enye, ese nkawe nk'umwarimu umunyeshuri wawe yatsinzwe inshuro enye, ubyakira gute, ubyumva gute? Hari igihe umunyeshuri akora inshuro enye ariko agakora mu masite y'abarimu y'abapolisi batandukanye. Hari igihe aza wenda akaza kuri site y'abapolisi wenda batwikira ibirenge, hari igihe aza kuri sirikasiyo wenda ku bapolisi batwikira kuwanga defense cyangwa kuwatwikira. Gutsindwa inshuro enye rero nta bitangaza, biterwa n'uko abarimu n'abapolisi baje. Okay, nihe inama wagira abantu bataba bari kuza gushaka perime bakiri abasore bakiri batoya nk'umwarimu bimazemo igihe, ese we byakuyeje kuko ibyakumariye? Ni ukuvuga ngo gushaka perime ni ibintu bikorwa ukiri mutoya, kuko uko umuntu atamenya igifaransa ashaje nta niko utakiga muto ushaje. Ubwo rero iyo ukiri mutoya ukoresha igihe cyawe neza ukaba wabona iyo perime. Ewana mwarimu merci wane. Ewana nkuko mubibona kabisa aha akaba ari abajene benshi cyane kabisa, akaba ari abarimu ndetse n'abanyeshuri baba baje gushaka kategori aha ngaha. N'ahandi wabisanga kuri Rwanda Positive News kabisa, akaba ari abarimo kuri stade Umuganda bazi kwigisha neza cyane, ngiyo uhakoreye ucyura perime. Ndabakunze cyane rero, share, subscribe na comment ni ibyanyu. Hasta la vista, shuti bavandimwe.